zanga gift iri bumuhe ndahita nguha nimero ye mujye kuganira muri private muraza mutubwire namwe byakunze kanda kuri gift kuri uyu mwana ibintu hano biroroshye rega nuvuga ngo kwipresenta nk'umugabo you have to introduce yourself. uyu mukobwa ngo niteza nawe yamukunze uretse gato nabanza mbwire kwanza ntabwo cyari kiba no aragukunda cyangwa muravugana bindi presence no ntabwo nyene bisobanuro kuko abakobwa biyanga kabara abakene yabuzwa n'iki kumukunda reka iguma haba kujyane ndabona nubundi byarakora niko se Brian waritse gufuha umva nkubwe Concorde mfuhira nde mfuhire Concorde tugende gato uyu mugande Concorde mugize umugande uretse gato Concorde act like a man, introduce yourself. Ibintu bindekere ngewe reka ngo presente nkuko byifuza, reka nkuyoborere ngo uhuze n'umwana mu buryo bukwiye, kora ibyo nkubwiye. Uretse gato Brian, I know what I'm doing. Wasanga curuza inkweto mu gikubo, urumva niyo mpamvu iyi platform ihita igupresenta umuntu wari we ashaka kuzuma gukorera amafaranga akora mu gikubo. Shirishiraho kamera yawe neza. So it's simple as that. Ntabwo udashobora gutanga gift hano ngo uzohereze mu mwana umugurira umusatsi ntibishoboka. It's just wasting time. Concorde kora ibyo ngusabye kanda kuri gift mwoherereze gift. Simple. Ariko nawe Godfather ndabikora man. Uyu Concorde niba ari umukoncorde aramenya gute erega mani nukazajya ubona abakobwa bicaye gutya yashyize isura ye muri kamera wenda igice cyo hejuru ari gisha gusanga ari umukobwa mubi ufite utuguru tubi ugatangira ukamugeza Brian umva ikintu ugomba kumenya sibyo hano abayafunguye kamera ariko ndakubwira ko mbere yuko umuntu aza hano aba yamanje gusura pano ye akamwitegereza. Haba muva ngo hano haba ahubwo uracyanyumva man turakumva musa uracyari kunyumva turakumva yes umva ndimo nda submit your order like I'm purchasing yeah you see the guy is smart mutipa riseriye ibi nibyo mbabwira ntago manshaka kujya ngufata umuntu wasting a time urumva ko the guy is serious so uretse turebe ngewe ibyo nkora mba mbizi hanyuma n'ibitari ibyo dore Kevin nawe agiye kuza kumumwambura dufite Kevin ni competition Concorde twagiye ikindi mani recharging uzi recharging ndashaka kureba yeah I'm trying I don't know why I think it's my network but I'm doing it network yawe imeze neza it's a problem it's your bank account urumva ntutwibe umva Godfather umva nkubwire man ntabyo kumbwira nta kintu nza kuvugana nawe simfata umwana w'umukobwa ngo uhereze umuntu udashobora no kwigirira nawe I'm doing it man umva kandi ntitumanura nabonye umanura abantu vuba ntabwo nkumanura nabonye ufite speed nyinshi cyane yo kumanura abantu sinzi impamvu urabona abantu 370 mfite hari abantu ijana barashaka kuzamuka urumva brother niyo mpamvu nkeneye serious so muting mic yawe kora ko iyo geste ngo umwanya uganiriza umwana mpita nabahamuke mujye mu gikari twagiye. Can you fasi wabantu kankira hasi kwanda nkabana nkagira ko network irimo iranga kabisa. Let me screenshot I send you. Oya manuka nabigukoreye. Manuka Brian. Bebe babo. Vani uranyumva? Ndakumva. Uri gatiki? Yande. Uri gatiki urinde kwibwira. Ndi Vanessa utuye he? Ndiri muri Angola. Turashize. Uri muri Angola? Ngo atuye hehe nadutuje? Muri Vanessa Nabashimiye gusa. Angola haba abantu bavuga ikinyarwanda. Umaze imyaka ingahe muri Angola? Umaze imyaka 10. Muri Angola ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 26 ans. Ufite 26 ans. Ufite 26 ans? Oui. Okay, urashaka umukunzi? Oya. Dudu. Hey Godfather. Bite? Ni sawa meze ute? Meze neza kubura.
Mm.